nk'uko mwabibonye rero mu makuru twabasangije nuko hashize iminsi mike tubonye iyi virusi hano mu Rwanda ndetse guhera ku gipimo cya mbere haza no gukorwa n'ibindi bipimo mu buryo bwo gukurikirana ibyorezo. Tuza kubona ko hari n'abandi bafite ubwo burwayi. Akazi karakomeza n'ubu tuvugana hari biri gukorwa. Iyi virusi ya Marburg ni virusi isanzwe izwi kuko imaze igihe kinini yagiye igaragara mu bihugu bitandukanye. Hamaze kuba ibyorezo bishingiyeho birenga 13, ariko n'ubwa mbere yarigeze hano mu gihugu cyacu uko nabivuze. Uburyo rero bwo kuyirwanya no guhangana nayo nabwo twariteguye nk'uko twitegura n'ibindi byorezo, ariko buri cyorezo kigira ibyacyo, kigira umwihariko wacyo. Niyo mpamvu dutangira tunagisobanura, hanyuma tukanababwira ibiri gukorwa, tukabaha imibare uko igenda iboneka, ndetse tukazaduhura namwe kenshi kugira ngo ibyo tuzi amakuru dufite namwe mwe muyafite kuri urugamba, namwe mu turimo twese. Iyi virusi rero umwihariko wayo nuko ubundi ntikunda kubaho cyane, bayita mu rurimi rw'amahanga it's a rare virus, ntabikunda kubaho cyane, ariko iyo ibashije kugera mu bantu ubundi ikunda kuva mu nyamaswa, inkende zizwi ndetse n'uducurama mwese muzi ko na virusi zindi twagiye tubona hari aho zihurira. Buri inyamaswa hari ibivaho bitujyaho, hari natwe biva ku bantu bijya ku nyamaswa, naho dutuye niko isi imeze. Rero igeze ku muntu hagati y'iminsi 3 ushobora kugenda bikaba byagera ku minsi 21 umuntu ashobora kutagaragaza ibimenyetso. Hari abo biza vuba, muri rusange usanga mu cyumweru cya mbere rw'ibimenyetso bigaragara. Ibimenyetso bitangira bisa n'iby'izindi ndwara tuzi, cyane cyane indwara ya malaria n'izindi. Biza ari umuriro mwinshi ndetse usa nk'utunguranye, akaza umutwe ukabije cyane, kubabara ingingo, imitsi, imikaya, ndetse bikaba byagera no mu rwungano ngogozi. Umuntu akaba yacibwamo, akaba yaruka. Ubwo icyo ni icyiciro cya mbere. Uko iminsi igenda niko ibimenyetso bigenda bihinduka, bitewe n'uko umubiri ugenda wangirika. Nayo mpamvu kuyirwanya rero bisaba kuyibona vuba, ukayivura vuba. Uyu munsi rero tuvugana hari abayigaragaweho nko nabivuze. Imibare ejo twarayiberetse. Uyu munsi hari ibindi bipimo biri gukorwa ku bantu benshi bagiye bahura n'abarwaye, ariko imibare twabahaye ejo ntabwo irahinduka. Nayo ku batayibonye ndumva twanayisubiramo yuko hari abarwayi twagize ibyago dupfusha abarwayi 6, ndetse hari n'abandi 20 bagaragaweho n'ubwo burwayi. Dufite rero abahuye nabo benshi, byo bita on contacts. Nabo buri munsi umubare uriyongera, tugenda duhamagarana cyangwa se dushakisha. Zo za contacts bamaze kuba benshi, hafi 300, ndetse bishobora no kwiyongera, ariko bigenda bitandukana. Hari uwo bahuye nk'uko duhuye, ushobora kuba mwarahuye mukanaramukanya cyangwa se munabana mu nzu, cyangwa yari umurwaza cyangwa yari umurwayi, biratandukana. Iyo mibare mbahaye ni muri rusange, ibyo birahinduka iyo dukurikirana icyorezo. Rero icyo ni ingenzi. Ikindi twababwira ni ibiri gukorwa. Kuva laboratoire nkuru y'igihugu yabona ko iyo virusi ihari kuri uwo murwayi twahereyeho, twagiye dushakisha abo bahuye, ariko tukanibaza iyi virusi yaturutse hehe. Kugeza ubu ntabwo turarangiza icyo gikorwa cyo kumenya. Gishobora rimwe na rimwe no kugorana, kuko ubusubira inyuma ushakisha aho ubwo burwayi bwaraturutse. Ariko icyo nubwo ari nacyo cyihutirwa cyane, cyihutirwa no kumenya aho uburwayi buri, aho bugeze, tukabuhagarika, ndetse abarwayi tukabavura mu buryo bwose bushoboka,
byaba ibyo dufite aha mu gihugu n'ibyo tudafite byose tukabibaha kugira ngo hatagira wongera gutakaza ubuzima. Indwara igira ikibazo cy'uko uyirwaye ashobora imuhitana ku gipimo kiri hejuru ugereranyije n'izindi, ariko aho yagiye igaragara kwivura kare vuba byongera amahirwe yuko abarwayi bashobora gukira. Biva hagati ya 25 na 5 na 80-90% kuba yaguhitana. Urumva ko ari n'intera ndende bishoboka ko imuvuye kuvura cyane hakiri kare ushobora kurengera ubuzima bwabo benshi barwaye. Kuba atararwara rero birashoboka ko haba hari uwahuye n'uburwayi muri abo n'abandi tutaramenya. Niyo mpamvu tubwira abatwumva gukurikiza aya mabwiriza. Ubonye umuntu ufite bya bimenyetso, umuriro mwinshi, kubabara umutwe bikabije, kubabara mu mikaya, mu mitsi, mu ngingo, ndetse no gucibwamo, ushobora no kwibuka ko hari uwo mwahuye ufite n'ibyo bimenyetso, nabyo byongera kuba wakeka ko iyi ndwara wayanduye. Ukaba wakwihutira guhamagara wa murongo 114 cyangwa se ukitabaza ubuvuzi mu buryo twashyizeho bwizewe bwatuma umuntu tumubona hakiri kare, kuko iyi ndwara ushobora kwitiranya n'izindi nyinshi. Ikindi tusaba ni uko abaturage bagira umutuzo bagakomeza imirimo yabo bakoraga, kuko indwara itandukanye n'izindi twahanganye nka COVID-19 ntabwo ari indwara yandurira mu mwuka nk'uko iyo twahanganaga nayo yari imeze. Ni indwara yandura iyo ukoze ku matembabuzi cyangwa se amaraso iyo uyirwaye ufite ibimenyetso, cyangwa se ugakora ku myambaro n'ibindi bikoresho byagiyeho iyo virusi. Binasobanura impamvu ari ngombwa kwirinda gukoranaho, cyane cyane iyo ibyo bimenyetso bihari kuyifite cyangwa kuwo akoraho. Ibyo bijyana n'isuku ni nabyo twakomeje kwibukiranya, ari nabyo namwe twabasaba yuko mwadufasha gukomeza gutambutsa. Kenshi iyo habaye icyorezo abakwize ibihuha nabo baba benshi, twagira ngo mwebwe muze kutubera abafatanyabikorwa beza bo guhangana n'ibyo bihuha. Rimwe na rimwe usanga bigamije kurangaza cyangwa se no kuba byanatera n'ibibazo ku cyorezo, gukura abantu umutima bitari ngombwa. Nubwo ari icyorezo gihitana ubuzima, ariko twizeye ko mu gihe gito twagitsinda. Baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Birumvikana tubabajwe n'ubuzima twatakaje, ariko dushyiramo ingufu nyinshi turaza kurengera ubuzima bw'abandi benshi.